Ivona mu makuru yo mu nda y'isi reka twihute cyane mbere yuko tugera ku musozo mu makuru atandukanye. Twagiye tubigaruka ku munsi w'ejo matransfer atandukanye. Icyo wamenya nuko umuzamu wahoze akinira equipe ya Rayon Sport Bashunga Abuba yaraye asinye muri equipe ya Bidco yo muri Zambia, asinya kontra y'imyaka 2 agurwa amafaranga 18 by'amadolari. Bashunga Abuba azajya ahembwa 2500 by'amadolari. Uyu musore akaba yamaze gusinya, hanyuma ku mwaka wa mbere bamuhaye 1010 by'amadolari, ku mwaka kabiri bazamuha 8,000 by'amadolari. So byinshi cyane ni muri Tennis Sport, ariko icyo wamenya uko Bashunga Abuba yuri indege mu ijoro ryo kwa gatandatu ku isaa 7, hanyuma yarayasinye mu rukerera. Ngira ngo abantu bagiye babona ku mbuga nkoranyambaga zacu. Ubwo no gutegeza tukareba kuri Bashunga Abuba ushobora kuzagaruka mu rwa Gasabo cyangwa se kuwa gatanu niwe uzaba urimo. Arakoze cyane ubashe kutwibuza turaza kugenda tubugarukaho. Hanyuma ikindi wamenya ku ruhande rwa equipe ya Rayon Sport n'umundi tukirimo, Rayon Sport yacyarimo kunegosia uwo bita Thomas Higiro kugira ngo ari uzaba umutozo w'abazamu ba Rayon Sport. Nubwo akomeje kubahenda, Rayon Sport yagerageje gukandira impande zitandukanye, ariko umutoza uzatoza abazamu ba equipe ya Rayon Sport amahirwe menshi afite Thomas wa equipe ya Esigari ndetse na Maniragwa Claude. Muri abo babiri numwe niwe equipe ya Rayon Sport ibuze gufata kazayitoza. Hanyuma tukiri muri Rayon Sport nuko bakiriye mediateur, vendrateur, karibirateur, stabilisateur uwo bita Omar Sidibe. Na gasore kagufi gafite amaguru y'imitego abakaze muri equipe ya Vita Club. Ako gasore kakaba karamaze gusesekara kuri wa gatandatu hano ku Ikanombe, kakaba kagomba gutangira imyitozo n'abandi muri equipe ya Rayon Sport. Ubwo bariyo baranyarukira bajya kureba ku ruhande rwa equipe ya Rayon Sport. Hanyuma tuvuye muri equipe ya Rayon Sport tunyarukire muri equipe ya Musanze naginutse muri iki gitondo barasinyisha uwo bita Mahombi Jean Pierre wanyuze muri Kiyovu Sport. Sore warumaze igihe adakina kubera ko Kiyovu Sport yamuhagaritse. So Mahombi Jean Pierre nagindutse araza gusinyira Musanze, n'abanyamusanze baraza kumubona mu myitozo kugira ngo bashe gusinyira equipe ya Musanze. Mujye ku ruhande rwa equipe ya Kiyovu Sport muri iki gitondo ntagindutse mu masaha ni mu masaha 5 nubundi abantu baraza kubona amafoto acicikana. Kiyovu Sport iraza gusinyisha umumediateri bavanye muri equipe ya Lydia Ridike hariya mu gihugu cy'u Burundi, akaba n'ubundi azanywe n'umutoza wabo bita Bruchaga. Uwo musore akaba yitwa Ibra, araza gusinyira equipe ya Kiyovu Sport ntagindutse. Hanyuma ku ruhande rwa equipe ya Kiyovu Sport bategereje ba rutayizamu babiri bagomba kuva muri Cameroon, bohereje invitation. Ku munsi w'ejo tuzagenda tugaruka ku mazina y'aba basore. Mujya ku ruhande rwa equipe ya Mukura twihuse cyane, muri weekend isize basinyishe uwo bita Nzarora Marseille agomba gukinira equipe ya equipe ya Mukura, avuye muri equipe ya Musanze. Nzarora Marseille ni umuzamu uzakina equipe ya Mukura Victor Sport. Hanyuma tunyarukira muri equipe ya APR, imwe mu ma equipe twagiye tugaruka Ivona. Abantu benshi bakavuga bati nyaboneka ibintu byo muri APR no mu rwihisho, ariko nagira ngo mbwire ngo tukikuambia mambo ya APR nuvuga ngo tukubwira ibintu byo muri APR, ubwo tuba tubikubwiye byibura nka 99% biba bigomba kuba kuwa gatanu Ivona saa 4:06 z'ijoro. Nibwo uwo bita Dr. reka muvuge mu izina, simuvuge mu izina ariko mbabarire, ni Dr. wa APR, nibwo yari muvinze muri groupe y'abayobozi n'abakinyi ba equipe ya APR. Uwo bita Murisa Jimmy n'uwo bita Mugisha Ibrahimu babari muvinga muri groupe bari basanzwe bamo bamenyeramo information. Imyitozo iratangira iki gihe muri equipe tuzakora ibi ABCD, bakaba ABCD. So kuri Murisa Jimmy ntago turi APR, ntago dukora kura muri APR, ariko kuri Murisa Jimmy n'umuntu wita Mugisha Ibrahimu ukwezi bahembwe kwa APR kwa ni kuriya kwa nyuma byararangiye ku ruhande rwa equipe ya APR. So kuri Murisa Jimmy n'umuntu bita Mugisha Ibrahimu baramutse bagarutse muri APR ivo bagasubiramo, byaba bibaye ibintu bihindutse ku masegonda ya nyuma. Ariko ku makuru dufite nuko Murisa Jimmy nyuma yo kukuramo akarenge bakamuvanamo akarenge, yewe bamwe banabaje ba doctor baramaza bati wa mugabo we ko tubona ukuyemo aba bantu bigenze gute na what ni briefing na hawe. So kuri Murisa Jimmy n'umuntu bita Mugisha Ibrahim muri groupe ya APR ntibakibarizwa mu muryango mugari wa equipe ya APR, nubwo bitarajya hanze bya APR birangira ubibonye ku kibuga. So tukiri muri equipe ya APR umutoza Adil Muhammad n'uwo bita Samir barasesekara mu rwa Gasabo ku itariki ya 30. Nous sommes le 29. Ku itariki ya 30 ni ku munsi w'ejo. Hanyuma batangira imyitozo ku itariki ya mbere azaba ari ku wa 4. Byahindutse nuvuga ngo bagombaga gutangira imyitozo ku munsi w'ejo, ariko bazatangira imyitozo ku wa 4. Hanyuma ikindi wamenye no ko ku munsi
wejo ekipe ya pere batangiye rokare ku isa 11 barimo barakorera rokare hano muri Eto Kicukiro. Abakinyi rokare bakoze abakinyi ba pere niyo guhugurirwa imico n'uburyo bitwara kuri iriya uniform bambaye igihugu ihesha ishema igihugu cyacu. Ndavuga ibijyanye na gisirikare nibyo barimo barigishwa kugira ngo bazabashe guhaguruka. Aperi izaguruka ku itariki ya 11 yerekeza mu marushanwa yazagomba kubera mu gihugu cya Kenya n'ubundi ahuza ama ekipe ya gisirikare. So ku ruhande rwa ekipe ya Aperi abafana bayo umutozo wayo arasesekara ku munsi wejo, hanyuma azatangira imyitozo ku itariki ya 4. Bivuga ngo ku ruhande rwa ekipe ya Aperi bazanyaruke bajye kureba. Hanyuma ikindi wamenya ku ruhande rwa ekipe ya Aperi byinshi cyane tuzagera tubigaruka by'abakinyi bakirimo gushakisha kubera ko ntibarafatisha rutayizamu. Ibyo twagiye tugaruka ubundi yagombaga kuba Jire urimo ngo agomba gutangira imyitozo nabo Premier, ariko Rayon Sport iza kubimenya ibicisha mu murongo. So biranga ku ruhande rwa Aperi still baracyashakisha undi rutayizamu. Hanyuma tukiri ku basore b'Abanyarwanda uwo bita Karimu Nizigimana Makenzi wabarizwaga mu Rwanda Yvonne mwijoro ryakiye ku isa 1:25 yafashe rutemikirere yerekeza mu gihugu cya Kenya muri ekipe ya Wazito FC. Yageze mu gihugu cya Kenya ku isa 3:55 arimo ararangizanya na ekipe ya Wazito kugira ngo azabashe kwikinira. Hanyuma undi musore bajyanye Ivona we yahagurutse 2:50 nuwo bita Sibomana Abuba yamaze gusinya umwaka umwe muri Wazito FC mu gihugu cya Kenya. Aba basore bakaba bamaze kugera mu gihugu cya Kenya bagiye kugira ngo barangizanye na ekipe ya Wazito FC. Hanyuma ikindi twagiye tubabwira mu cyumweru gishize ndumva ariko twabibabwiye uwo bita Moses Basena. Uyu nguyu akaba ari assistant coach wa equipe nationale ya Uganda Kurenzi watozanyije na Mico atozanyiza na Bobby Williamson watoje equipe nationale y'Abagande. Twabikubugiye ko agomba kuza kurangizanya na equipe ya Sunrise mwijoro ryake bumvikanye n'ubuyobozi bumvikana n'amafaranga ndetse newe n'umuyobozi. Icyo wamenye nubwo hari amafoto yacicikana bafotora Moses Basena ari kumwe n'abayobozi atandukanye ari kuri stade ntago Basena ari yasinya. Basena arasinya muri iki gitondo hagati ya 3 na 4. No kuvuga ngo bumvikanye bijyanye n'ama internet ibijyanye n'amafaranga ikibuga z'abakore donc ibintu byinshi yagiye bumvikana na meya birumvikana bari bari kumwe. Inama arangiye saa 4:50 z'ijoro nibwo yarangiye. Moses Basena ntagihindutse ku isaa 4 saa 5 araza gushyira umukono ku masezerano ariko kugera kuri iyi segonda bamaze kumvikana ariko icyo atarakora ntarabasha gusinya. Hanyuma tugenda dusoza ku matransfer umuzamu wabo bita Gahungu yitwa Gahungu Habarurema. Uyu muzamu ntagihindutse araza gusesekana mu mujyi wa Kigali mu masaha 4 mu masaha 5 cyangwa se ku munsi wejo nyuma yuko polisi na Sunrise bumvikanye miliyoni 4 z'amafaranga y'u Rwanda kugira ngo uyu muzamu abashe kugurwa muri equipe ya Sunrise ari wo werekeza muri polisi. Uwo bita Kwizera Olivier yananiye equipe ya polisi baracyari mu biganiro ntibirakunda. Hanyuma uwo bita Gahungu ni ugomba guhiterekeza muri equipe ya polisi mu kanya gatoya cyane abantu bashaka kuza kubona polisi mu myitozo bari kumwe nawe cyangwa se ku munsi wejo kubera ko igisigaye no transfer amafaranga ava kuri konte equipe ya polisi yerekeza kuri konte ya Sunrise. So akaba ari ibyo ngibyo Ivona twagarukaho kubijyanye n'amatransferi nibyo. Ubwo ibindi byinshi cyane abantu baraza kubibona ku mbuga nkoranyambaga zacu kuri Vuvuzera muri Vuvuzera mu kanya kuri TV10 Jari karaza kugenda bigarukaho. Hanyuma no ku mbuga nkoranyambaga zacu ushaka gukurikirana amakuru tumvishe jya kuri YouTube yacu Radio TV10 hanyuma ukurikirane mu ndahise n'ibintu bitandukanye ndetse yewe no kuri Instagram kuri Twitter no kuri Facebook. Ubwo abavandimwe base baraza kugenda bayikurikirana n'amatike turafite attention yaba bakinyi babagiye Ivo itike ya Makenzi ifoto ba Dabuba nabande yaho uze kubireba unabikurikirane byose. Nyirango nibyo ngibyo Ivona twasorezo mu makuru yo mu ndayisi atandukanye. Hanyuma ubutumwa bw'abavandimwe ndabubona umwe mu bamambure ba equipe ya Rayon Sport dukurikirana cyane utahwema kuduha ibitekerezo dushimira cyane ati Mutebi yari kabiri umutanzania Sabiti nibyo Sabiti niwe wari urimo gukina niwe nari nibagiye warakoze cyane. Mamagara ibyo bihembo rakoze cyane n'ubutumwa bwawe. Hanyuma undi butumwa ni Bibi ati uragushuje we na Ivona murakoze cyane kuba mwanteye yambu. Hanyuma ubundi butumwa bwa mambure ba equipe ya mbona batandukanye bagenda batwohereza ni mutangazaje arakoze cyane umwe mu bakunzi bacu badukurikirana kandi babatara mu buriya mutangazaje nubwo atabarimo gukora ariko amakuru bari nawe Ivo buriya bafite package y'amakuru menshi cyane ndabizi ya cyane rwose. Hanyuma butumwa bwe twabubonye ati twagukurikiranye. Hanyuma uyu nguyu bamwita umuvandimwe Nzikati Makenzi n'ibindi bitandukanye turaza kugenda tukurikirana ngira ngo tugere ku musozo Ivona.